by'umwihariko muri aka karere ka Gisagara. Icyemezo cya kabiri cyabaye cy'uko abazungu kugira ngo bashobore gukorana na gukoroniza u Rwanda, ubukoroni bw'Ababiligi, kuko Abadage ntabwo bahamaze igihe kinini. Abadage nababwiye umwaka baziyemo 1894, ariko Abadage bamaze hano imyaka mikeya hafi 10, kubera yuko Abadage barwanya intambara ya mbere y'isi kuva mwaka wa 1914 kugeza 1918 barayitsindwa. Bamaze kuyitsindwa, ibihugu bindi bikomeye bibambura ibihugu bwari bufite. Noneho u Rwanda rwomekwa ku Bubiligi. Icyo gihe ruragizwa ku Bubiligi, umuryango w'abibumbye n'Ububiligi bagirana amasezerano mu mwaka wa 1922 yo gukoroniza u Rwanda, bayitaga amasezerano y'indagizo. Icyo gihe rero Ububiligi mu gihe bwari bumaze guhabwa u Rwanda, baraje basimburana n'Abadage. Ababiligi basanga Kiliziya Gatolika imaze imyaka 16 iri hano mu Rwanda, yaratangiriye mu karere ka Gisagara Isave. Kiliziya Gatolika yatangiye mu mwaka w'1900. Abadage icyo nagomba kubabwira nuko Abadage bo baje mu Rwanda bakoranye n'ubuyobozi basanze, ubuyobozi bw'ubwami bakoranye nabwo ko babusanze. Ababiligi bo bahageze basanze badashobora guhindura Abanyarwanda batavanyeho ubuyobozi uko buteye. Noneho bumvikana na Kiliziya Gatolika uburyo bagomba kuyobora igihugu, ariko bafatanyije. Kiliziya Gatolika n'Ababiligi barafatanya. Bitangira hano Isave mwaka wa 1900. Baje ari abapadiri babiri, Padiri Brari bitaga Terebura, Abanyarwanda niko bari baramuhimbye. Hanyuma Padiri Baritermayo na Padiri n'umufurere witwaga Anselme. Iyo babaga izina bataryumva neza bamushakiraga Ikinyarwanda, ko witwa Brari bumvise bikomeye bamwita Terebura. Yarazwi hano cyane Isave, Padiri Terebura. Hari n'undi nanone w'Ababiligi we yari umukoroni, yayoboye cyane cyane teritwari ya Nyanza, yitwaga Dowiridi. Bakumva birakomeye cyane, birabagora, ariko kubera ko Dowiridi yari n'umugome, bamuha izina bamwita Macuwinda. Abanyarwanda rero bari bazi ubwenge n'ibyo, ariko bakanamenya n'urwenya. Dowiridi bakamwita Macuwinda. Iyo mikoranire ya Kiliziya Gatolika n'Ababiligi yashenye u Rwanda gute? Abapadiri bera, aha ndahavuga iminota ibiri. Abapadiri ba mbere bageze mu Rwanda n'abapadiri bera. Muri gahunda yabo bagenderagaho hamwe n'uwabashinze n'umukaridinali witwa Ravijori w'Umufaransa. Itegeko yari yarabahaye yarababwiye ati, aho muzajya mujya, ibihugu muzajyamo, kugira ngo mushobore kubitegeka, kugira ngo mushobore guhindura imyemerere y'abaturage muzahasanga, mugomba icyambere gukorana nabo muzasanga bari ku buyobozi, mukabahindura bakabatizwa. Nibamara kubatizwa bazabafasha nabo guhindura abaturage. Ngiyo strategy abapadiri bari bafite. Noneho ubwo nyine bageze mu Rwanda babanza kwiga ururimi, ko ntiwahindura abantu utazi ururimi rwabo. Babanza kwiga imico y'Abanyarwanda, babanza kwiga imigenzereze y'Abanyarwanda. Bamaze kubona uko bimeze, batangira kubigisha ko Imana bemeraga bakwiye kuyireka. Abanyarwanda bemeraga Imana, babumvisha ko hari indi Mana, Imana ya Yerusalemu, Imana ya Aburahamu, Imana ya Yudeya, bayijyanye ahandi. Noneho iyo Mana babigisha n'ibiyigize, kugizwe n'abantu batatu, Patiri, Yezu na Roho Mutagatifu, n'ibyo byose bagenda babahindura batyo, ariko byari muri strategy ya Musenyeri Ravijori ko bagomba kubanza guhindura abari ku butegetsi. Niyo mpamvu rero biyegereje ubwami kugira ngo bashobore kureba ko ubwami babuhindura. Umwami Musinga arabireba asanga bidashoboka, ariko abanza korohera Ababiligi.
nabo baza gusanga gukorana nabo bidakunda. Umwami Musinga baza gufata icyemezo cyo kumuca bamuvana mu Rwanda. Icyo mu gifata ariko ngira ko musanzwe munakiza. Ikindi rero bakurikijeho nuko kugira ngo bashobore gutegeka Abanyarwanda basanze bagomba kugira abo bigisha, abo bajyana mu mashuri. Noneho bashinga amashuri. Ariko mbere yo gushinga amashuri, muri kwa kwiga uko Abanyarwanda bateye n'ibibaranga, bandika ibitabo. Babanje gukora ubushakashatsi, ndiho ndirira cyane cyane kuvuga amazina kuko bishobora kubagora kuyandika. Bazanye umushakashatsi w'Umudage ukomoka mu gihugu cya Polonye witwa Zekanowski. Yaje kera, Zekanowski yaje mu mwaka w'1906. Uwo Mudage yari umuprofeseri wa kaminuza ukomeye, yigishaga muri universite yo mu Budage ahitwa Berlin. Berlin naho habereye ya nama nababwiye ntangira. Zekanowski rero yari impuguke mu miterere y'abantu. Azanwa n'abapadiri bera, ajya ku Nyundo, ajya i Kabgayi, noneho atangira kwiga Abanyarwanda uko bateye. Niwe wa mbere watangiye kubapima n'uburebure bwabo. Agapima Abanyarwanda, noneho aza gusohora igitabo cye nyuma y'amezi 6, agaragaza yuko Abanyarwanda bari mu byiciro bitatu kandi bidateye kimwe. Nyamara Abanyarwanda bo baribonaga ko ari bene Kanyarwanda, ari bamwe bahuje ururimi, umuco, imyemerere, imigenzo, imiziro n'ibindi. Agaragaza iki rero uwo Mudage? Yerekana ko ibyiciro bitatu, abatwa ngo bafite uburebure buri munsi ya metero 1 na santimetero 60. Abatwa bose bari munsi ya metero 1 na santimetero 60. Noneho akerekana ko Abahutu bafite kuva kuri metero 1 na santimetero 61 kuzamura. Murabyumva? Hanyuma Zekanowski akagaragaza ko ngo Abatutsi bo uburebure bwabo ni metero 1 na santimetero 80 gukomeza. Ubwo gucamo Abanyarwanda ibice hashingiwe ku ndeshyo birabaye mu mwaka w'1906 mu kwezi kwa 12, kuko niho wasohoye icyo gitabo cye Zekanowski. Ibyo rero ndababwira ko byaje bitandukanye Abanyarwanda kubera ko ibyo byiciro bitatu, Abahutu, Abatwa n'Abatutsi, ntabwo Abanyarwanda babifataga nk'amoko, babifataga nk'ibyiciro by'imibereho, ibyiciro by'ubukungu bidafite aho bihuriye n'amoko atandukanye. Ariko Zekanowski bagaragaza ko ari amoko atandukanye ndetse n'indeshyo itareshya. Byavugaga iki mu myumvire y'Abanyarwanda? Umuco w'Abanyarwanda, Umututsi byavugaga umukire. Icyo mu gifate kuko niko kimeze. Byavugaga umuntu umutunzi, umuntu ufite ubukungu, umuntu ufite ubukire, umuntu ukize nyine. Nk'uko ubu ngubu abakire, abajene mwababoneza inyito mumwita boss. Twavuga ko Umututsi w'icyo gihe ni boss. Nicyo byavugaga nta kindi. Bakabishingira rero ko umukire yari umuntu utunze inka nyinshi. Umuntu wabaga utunze inka, ufite amashyo y'inka, niyo bitaga Umututsi. Kandi Umututsi murumva ko gutunga inka byajyanaga no kuba ari umworozi. Noneho uwo bitaga Umuhutu yari umuntu utunzwe ukora umwuga wo guhinga. Wakoraga umwuga wo guhinga, niyo nyito yari Umuhutu. Yari inyito, ntabwo bwari ubwoko. Umutwa we yari umuntu ukora umwuga wo kubumba ibibindi n'ibindi byose byakoreshwaga, ndetse n'umwuga wo guhiga. Icyo gihe ahantu henshi hari ishyamba. Ibyo byiciro bitatu by'iyo myuga niyo abazungu baje bita amoko atandukanye kandi atari ko byari bimeze. Ikindi rero nababwira ndaho ngaho cyiza ko mugomba kubikimenya mwebwe nk'abatoya, nuko umuntu umwe yashoboraga kuva mu cyiciro kimwe
akaba umututsi cyangwa akava mu kindi akaba umuhutu, uti byagendaga bite? Umuntu wabaga wenda adatunze, kuko abanyarwanda mu muco wabo burya n'umuganura nicyo bakoraga. Mu muco wabo bagiraga umuco wo kwigira, noneho utunze inka nyinshi akoroza udatunze. Yakoroza rero washoboraga kuzagira amashyo y'inka nawe ugakira. Icyo gihe wabaga ukize, wavaga mu cyiciro cy'abakene ukajya mu cyiciro cy'umukire, ukabaye umututsi. Umututsi wakennye nawe kandi byanabagaho kuko hagiye habaho amapfa, noneho amapfa yicaga inka zikabura ubwatsi. Wa mututsi wari ufite inka nyinshi yakena akaba umuhutu, kuko wenda nyine yabuze inka ze aje gutungwa no guhinga kugira ngo ashobore kubaho. Nizo zari inyito, nuko byari bimeze. N'umutwe yashoboraga gukira, yabona amashyo menshi akazamuka akaba umututsi, gutyo gutyo. Nk'uko ubu ngubu umuntu wari ufite ubukire ashobora gukena kuko yahombye, yacunze bizinesi ye nabi. Icyo mu gifate kuko niko byari biteye. Ndabizi ko bigoye, kubera yuko irondabwoko ndi bugeraho mu kanya ryaraje ryangiza imyumvire, imyemerere, byangiza ukuri kw'Abanyarwanda, cyane cyane abavutse mu myaka ya za 50. Ibyo rero abazungu basanze, kandi ikindi abazungu basanze u Rwanda rufite imiyoborere ihamye. Abanyarwanda bose bibona mu mwami w'u Rwanda. Umwami w'u Rwanda akaba kandi umwami wa bose. Iyo umwami yabaga agiye ku ngoma, nawe yiyemezaga kuba umwami w'Abanyarwanda bose, atavangura. Ibyo rero byatumaga ubuyobozi buhora busimburana, kandi ari ubuyobozi bwashyizweho n'abaturage. Abanyarwanda byumva mu batyo. Abazungu rero ntabwo bashoboraga gutegeka u Rwanda ruteye gutyo, rufite imyumvire ihamye y'abantu biyumva kimwe, y'abantu bahuje, y'abantu bemera ubuyobozi bwabo batabutanyije. Nicyo bakoze rero. Mu kubutanya ngiye kubaha ingero ebyiri mu byemezo byinshi bafashe. Icya mbere bakoze ikiswe impinduramatwara, reforme. Iyo mpinduramatwara bayikoze yamaze imyaka hafi 7, kuva mu mwaka w'1931, 1926 kugeza 1932, mu mpera za 32 dutangiye 33. Iyo mpinduramatwara ikorwa n'abazungu babiri wategekaga, umuyobozi mukuru wategekaga u Rwanda n'umwungirije wari utegekaga yitwaga Charles Voisin. We yari mo twakwita yitwaga Gouverneur General, ni ukuvuga umuyobozi mukuru. Gouverneur General rero yabaga i Kinshasa muri Kongo, kuko icyo gihe u Rwanda, u Burundi na Kongo barufataga nk'igihugu kimwe. Umutegetsi mukuru akaba i Kinshasa, undi Gouverneur General. Uwumwungirije bitaga Vice Gouverneur General akaba i Bujumbura. Hanyuma uwa gatatu wabaga mu Rwanda bamwitaga Resident. Tumva harimo n'agasuzuguro, kuko abategetsi bakuru mwari Bujumbura, undi ari Kongo, twebwe bakaduha wa Cyenyege wa gatatu. Noneho rero Gouverneur General mukuru uwitwaga Voisin wabaga i Bujumbura, wabaga muri Kongo, kimwe n'uwari hano mu Rwanda we yitwaga Mortema, bumvikana guhindura imitegekere iri mu Rwanda. Bashingira ko kuvuga ngo abatutsi ubwo ari bo bakire nibo tugomba kwifashisha, tukaba ari bo dushyira ku butegetsi. Kugira ngo rero ibyo bikunde, turakora ikintu gikomeye cyo kuvana, kuko hari abahutu bari mu nzego z'ubuyobozi, mu nzego z'ibanze z'imiyoborere harimo abahutu n'abatwa. Noneho abahutu n'abatwa bari mu nzego z'akazi z'imiyoborere, babakuraho, babavanaho hagati y'1926 nababwiye n'1932. Hari abashobora gukeka ko atari nabyo, ariko ni ukuri, kuko nka Padiri Kagame, umwe mu bashakashatsi bakomeye u Rwanda rwagize, we yananditse mu gitabo cye, kimwe mu bitabo bye cyitwa Un abrégé de l'histoire du Rwanda, yagaragaje abatwa 40
n'amazina yabo n'inzego z'ubuyobozi bakoragamo. Birukanwe icyo gihe n'Ababiligi, abatwa 40. Icyo gihe rero Abahutu n'Abatwa bavanwa mu nzego n'iyo mpinduramatwara ya Muruteha, basimbuzwa Abatutsi. Kandi Abatutsi bavanye mu miryango imwe n'imwe, ntibanavanye mu miryango yose. Iryo riba ribaye ikosa rya mbere ryo guhindura imitegekere, imiyoborere y'u Rwanda. Ikosa rya kabiri cyangwa se icyemezo cya kabiri aba bazungu bafashe, gushyiraho amashuri. Bashyizeho amashuri agenewe Abahutu n'amashuri agenewe Abatutsi. Noneho muri ya mashuri agenewe Abatutsi bagashyiramo abana b'imiryango ikize, imiryango y'abatware, bakabategura kuzaba ari bo bungiriza abazungu mu mirimo. Ishuri rya mbere rero muri ya myihariko nababwiraga y'Intara y'Amajyepfo, ishuri rya mbere mu Rwanda barishinze hano mu mujyi wa Huye muri groupe scolaire. Ishuri rya groupe scolaire Butare ubita Indatwa n'Inkesha, ni ishuri ryatangiye kubakwa mu mwaka w'1929, ritangira gukora mu mwaka w'1932. Iryo shuri rikajyamo Abanyarwanda n'Abarundi, ariko abanyeshuri benshi batoranyaga kuryigamo, batoranyaga abavuye mu miryango y'Abatutsi. Reka nahoze niba mu gitondo n'imibare yabo kugira ngo mbahe imibare ifatika y'imyaka narebye imyaka 30. Navuga ko ryatangiye mu mwaka w'1932 kugeza mu mwaka w'1962. Dore imbarwa yariteye. Abanyeshuri bose baryinjiyemo bari 1265. 1265 mu myaka 30. Muri aba rero Abatutsi bari 850. Urumva ko ari bo benshi, 850. Abahutu 295, Abatwa nta n'umwe. Noneho hakaba n'abandi abo bitaga abatazwi ubwoko. Abatazwi ubwoko 120. Kayangaza kubasobanurira icyo bivuga. Noneho Abarundi baryinjiyemo mu myaka 30 ni 922. Barimo Abatutsi 460, Abahutu 277, Abaganwa 73, abatazwi ubwoko 112. Ubwo wenda muri baza muti abatazwi ubwoko birashaka kuvuga iki? Kubera yuko muri iyi myaka abazungu bashyizeho indangamuntu banazishyiramo amoko mu mwaka w'1932. Icyo gihe ishuri ryatangiye hari abana batazi icyiciro bashyizwemo, batazi niba ari Abahutu cyangwa ari Abatutsi cyangwa ari Abatwa, kuko n'ababyeyi babo rimwe na rimwe babaga batabizi. Icyo gihe bamubaza ubwoko bwe nta bumenyi. Niyo mpamvu bandika ngo abatazwi ubwoko. Abarundi rero abo bita Abaganwa nabo ni icyiciro cyihariye cyabo bita gutyo, bibara nk'ubwoko buri ukwabo. Numva rero iryo shuri, gushyiraho ishuri ukagena ko umwihariko w'abazajya barijyamo cyane cyane ari Abatutsi, Abahutu bakaba bake, aho harimo gutanya Abanyarwanda mu buryo bukomeye. Noneho rero harimo ishami rimwe bitaga iry'imiyoborere, section administrative. Iryo shami ry'imiyoborere ry'ubutegetsi ryajyagamo Abatutsi benshi kurusha andi mashami, kugira ngo bazabe aribo baza gufasha abazungu mu butegetsi bw'inzego z'ibanze. Nicyo barishyiriyeho, yitwaga section administrative. Bashyiraho rero andi mashami 5: ishami ry'ubuvuzi, ishami ry'ubuhinzi, iry'ubworozi, iry'ubwarimu n'iry'ubushakashatsi. Ariko ayo mashami yose, icyo mugifate nubwo n'ibindi byose mbabwira ari ngombwa kubifata, ayo mashami yose bayashyiragaho kugira ngo bigishe abazaza kunganira abazungu, abazaza kuba abakozi b'abazungu.
ndetse no mu nyito yo kwiga bakabyita gutyo. Uzaba umuganga bakamwita assistant medical. Assistant ni ukuvuga kungiriza. Ntabwo bamwigishaga kugira ngo azabe doctor, bamwigishaga kugira ngo azungirize doctor w'umuzungu. Abiga ubuhinzi babitaga assistant agronome. N'ubishurira cyahari hariya bita ku Kabutare muri ya veka. Abaharangizaga yarangizaga ari assistant agronome. Ntabwo arangije ari engineer, ntabwo ari engineer. Engineer ni umuzungu. Umunyarwanda baramwigisha kuzaza kungiriza umuzungu gusa, kuba umukozi w'umuzungu. Urangije mu buvuzi bw'amatungo nawe nuko ni assistant veterinaire. Murumva? Urangije mu ishami ry'ubutegetsi ni assistant administratif. Icyo rero murumva ni ikintu kibi. Bivuga ko barafata abanyarwanda ntabwo bashaka kubigisha ngo bagere ku rwego hejuru, bagere nko ku rw'abazungu, barabigishiriza kuzaba abakozi babo. Ngubwo ubukoroni. Noneho rero abo banyeshuri bazaga bakiga muri groupe scolaire, iyo barangizaga baragendaga nyine bagakorera abazungu, noneho bakanakurikiza amabwiriza y'abazungu. Kugira ngo bishoboke rero abazungu bashyizeho itegeko ryagengaga akazi, itegeko rigenga umurimo. Icyo gihe hari hakenewe imirimo rusange, hari hakenewe kubaka za kiliziya, hari hakenewe guhinga kawa, gucukura imiringoti, gukora imihanda, kubaka amashuri, kubaka amazu abazungu babagamo, gutyo. Kugira ngo ibyo bashoboke rero abazungu bashyizeho itegeko rigenga akazi, itegeko rigenga umurimo. Iryo tegeko rigateganya ko abantu bahabwa ibyo bitaga ibikonkwane. Igikonkwane ni ukuvuga bakugeneraga aho ugomba kuba wakoze mu masaha runaka. Waba utashoboye kuhakora ugakubitwa inkoni 25. Inkoni 25. Iyo mirimo kandi yari imirimo ikomeye. Reka nze kubaho urugero. Murabona hano hakurya Isave. Buriya ibiti bakoresheje bakora igisenge cya paruwasi ya Save, bakivanaga ahantu bita Nyaruteje murahazi? Meya wa Gisagara aza kuhababwira ni hirya hariya ku mupaka w'u Burundi. Vuga ko abaturage bavaga Isave n'amaguru bakajya Nyaruteje kuko niho hari ibiti binini, bakaza bikoreye ibiti n'amaguru bakabigeza Isave bikanubaka kiliziya n'amaguru. Uwabaga atabishoboye yakubitwaga za nkoni 25 zagenwe n'umukoroni. Amatafari yo hano i Butare byari byoroshye kuko bayacukuraga hariya mu Rwasave, ntabwo hari kure. Bacukuraga ibumba mu Rwasave, hari n'amatanure bakajya bayazana. Ariko nk'i Kabgayi murahazi, nubwo hano hari abamuhanga mutaje ariko mwese muzi Kabgayi. Murahazi? I Kabgayi naho hari tanure bokerezagamo amatafari n'amategura. Amazu yubakwaga i Kigali, duhereye kuri kiliziya ya Sainte Famille n'amazu y'abakoroni yubakwaga i Kigali, hakoreshwaga amatafari n'amategura bivuye i Kabgayi. Abaturage nabwo bazaga kuyatwara n'amaguru, bakava i Kabgayi n'amaguru bakayageza i Kigali, bakazongera bakagaruka. Utabishoboye yakubitwaga za nkoni 25 zashyizweho mu itegeko ry'abakoroni. Ibyo byose murabyumva. Noneho ba banyeshuri rero babaga barangije mu ndatwa muri groupe scolaire y'u Butare, nibo abazungu bifashishaga mu gukoresha iyo mirimo y'agahato, iyo mirimo y'igitugu. Kandi mwamaze kumva ko abenshi babaga barahize n'abatutsi. Noneho b'abatutsi rero kuko aribo bakoreshaga ya mirimo abazungu bagennye, abandi baturage babafataga nk'aho aribo babarenganya. Za nkoni 25, umushefu w'umututsi niwe wayoboraga uko zigomba gukubitwa abatarangije akazi umuzungu yagennye uko yabishakaga. Bituma rero biranumvikana bitera akarengane n'umujinya mu baturage. Umujinya bafitiye umuzungu, ariko cyane cyane umujinya bawugiriraga wa mukozi w'umuzungu babonaga uyoboye ibyo bihano. Icyo kintu rero
nicyo abanyapolitike ba mbere b'abanyarwanda barimo aba mbere bakomoka ngaho, barimo Gitera, barimo Sindika ubwabo, barimo Kayibanda, abanyapolitike ba mbere batangiye gushinga amashaka ya politike bitiranyije umututsi n'umukoroni, bakavuga ko abatutsi bakandamije abahutu, bakavuga ko abatutsi nyine babakoresheje ya mirimo y'agahato, ntibarebe ko iyo mirimo y'agahato uwayigennye ni umukoroni akayikoresha abakozi be. Ikibazo cy'abakoroni kiraza cyitirirwa abatutsi bose, ariko na mbere y'uko iki kibazo cyitirirwa abatutsi bose byanavuye nanone ko ubu ndiho ndasembura kugira ngo tuze kubiganira, wenda ibisobanuro birambuye tuze kubitanga mu bitekerezo. Byanavuye ko ahagana mu myaka y'1950 ibihugu byinshi bya Afurika byari bitangiye kubona ububi bw'ubukoroni, bitangiye gusaba guharanira ubwigenge. Muri Tanzania Mzee Julius Nyerere ari mu ba leaders, mu bantu basaba ubwigenge bwa Tanzania. Ibihugu nka Ghana witwa Kwame Nkrumah nawe ari uko, Senegal Leopold Sedar Senghor, Guinée Sékou Touré, muri Congo Patrice Lumumba, hano mu Rwanda umwami Rwagasore na Rudahigwa nawe ajya mu murongo w'abasaba ubwigenge bw'igihugu. Mu Burundi Rubi Rwagasore nawe bibukungu. Noneho rero abo bantu basaba ubwigenge bamaze kuba benshi, hano mu Rwanda barihuje mu mwaka w'1957 barihuje, noneho ku itariki 24 z'ukwa gatatu 1957 bandika inyandiko bise ibikwiye guhinduka. Bayikoze mu Gifaransa bayita mise au point, ariko mise au point bisobanura ibikwiye guhinduka. Mwebwe bikwiye guhinduka rero, abenshi banditse iyo nyandiko ni nako bose ni abantu bari barize muri groupe scolaire y'I Butare, bari barakoranye n'abazungu, bari baramaze kubona ububi bwa politike y'abazungu, barangajwe imbere na Rudahigwa. Basaba ikirere, basabye ibintu bitatu by'ingenzi. Icya mbere, ubwigenge bw'u Rwanda. Bakavuga bati abanyarwanda tumaze kugira abantu bajijutse, tumaze kugira abantu bize, tumaze kugira ubumenyi n'ubushobozi, birakenewe yuko ubukoroni bw'Ababiligi buhagarara, kubera yuko abanyarwanda twamaze kugera ku bukure turihagije. Icya kabiri, bagasaba yuko hagomba kubaho impinduka mu mashuri. Amashuri nayavuzeho. Bakavuga bati hakenewe mu burezi hagomba kujyaho kaminuza. Abanyarwanda nabo bakiga kaminuza ntizajye yigwa n'abazungu gusa iwabo. Tudukeneye kaminuza hano mu Rwanda, kuko icyo gihe nta kaminuza yari mu Rwanda. Mu mwaka w'1957 nta kaminuza yari mu Rwanda. Kaminuza yaje mu Rwanda, yatangiye mu Rwanda hano i Butare mu mwaka w'1963. Donc barasaba kaminuza mu Rwanda, kandi bagasaba yuko abanyarwanda bose bahabwa amahirwe yo kwiga. Abanyarwanda bose bahabwa amahirwe yo kwiga, ntihige gusa abatoranyijwe n'abakoroni. Icya gatatu, iyo nyandiko ibikwiye guhinduka mise au point, bagasaba yuko imiyoborere y'u Rwanda ikwiye gusubirwamo. Imiyoborere y'u Rwanda ikwiye gusubirwamo, ikajyamo abanyarwanda bose, kandi ikajyamo abakozi abanyarwanda bihitiyemo, ntihajyemo gusa abatoranyijwe n'abakoroni. Ngicyo icya mbere. Ikindi, umwami Rudahigwa yari yarabonye ububi bw'iyo politiki. Noneho guhera mu mwaka w'1945 atangira buhoro buhoro kugenda yereka abakoroni ko ibyo bintu bijyanye n'ibihano bikwiye guhinduka, ibihano bikavaho. Noneho za nkoni 25 bagenda bazigabanya, ziza kurangira zabaye 4, hanyuma baza no kuzikuraho burundu.
icyo Rudahigwa aba akigezeho. Ariko Rudahigwa atangiye kujya mu murongo w'abasaba ubwigenge, abazungu baramurwanyije, bamubonyemo ikibazo kuko bahise babona yuko abo basaba ubwigenge bashaka ko abazungu bagenda, ko badashaka abakoloni mu Rwanda, bituma bafata nk'abanzi babo. Bahimba rero nabo bashaka inzira yo kubikiza. Icya mbere babanje gutekereza gukuraho Rudahigwa bakamuvanaho, ndetse banatekereza n'uwamusimbura. Icyo gihe guverineri yari yarahindutse yitwaga Yungers, yumvikana na Kiliziya Gatolika, bashaka kumusimbuza, batanga n'amazina y'abantu babiri, uwitwaga Prosper Bwanakweli n'uwitwaga Ndazaro Lazaro. Ibyo guverineri w'Umubirigi abyumvikanaho n'umufurere wayoboraga ishuri rya groupe scolaire yitwaga Frère Sekundien. Abahize bagenda babigisha abantu bayoboye iriya shuri. Ubwo Frère Sekundien agomba kuba harabize muri groupe scolaire baramubabwiye, yayoboye iriya shuri igihe kinini cyane. Baza kumvikana ko bakuraho Rudahigwa, ariko biza kunanirana, ntibyashoboka. Rudahigwa rero baza gutegura gahunda yo kumwica. Basanga kumwica hari bamurashe bitashoboka, biga amayeri yo kumutumiza i Bujumbura. Bamutumiza i Bujumbura, Ababiligi. Ahageze bamusaba kujya kureba muganga we ngo abanze yisuzumishe. Aragenda ajya kureba muganga we muzungu. Noneho urumva iyo ugiye kubona na muganga ubona na mwembi. Yabonanye na muganga, asohoka, muganga amutera urushinge. Umuzungu yasohotse mu biro bya muganga, ubuzima bwahindutse, ararwara, araremba, ajya mu bitaro, arapfa uwo munsi. Bigaragara rero ko nta mpaka zigihari, urushinge bamuteye n'urushinge rurimo uburozi, n'urushinge rwamwishe, yishwe n'abazungu. Ibyo bamaze kubikora, aho ni mu kwezi kwa karindwi umwaka w'1959. Bamaze kubikora, ikindi nagombye kuba nababwiye n'ikijyanye na ya nyandiko ibise mise au point, ariko nacyo ngizeho. Ya nyandiko yise mise au point imaze gusohoka, Ababiligi ntibayishimiye, nabibabwiye, ariko ntibanayisubiza, ahubwo bareba mu itsinda ry'abahutu bize mu maseminari, bakoraga cyane cyane mu nzego za diyoseze za Kiliziya Gatolika i Kabgayi. Barabafasha, barabahuza, babumvisha ko bakwiye kwishyira hamwe bakarwanya Abatutsi. Bati Abatutsi bariho barashaka ko tugenda kugira ngo babakandamize, babamerere nabi, babategeke bonyine, muzahagirira ingorane. Bati rero turashaka kubafasha, mwishyire hamwe, noneho tuvane Abatutsi mu butegetsi, mwebwe tuba mwebwe dushyira ku butegetsi, Abatutsi baveho bagende. Iyo gahunda Ababiligi barayitegura, bafatanya na Kiliziya Gatolika muri 59. Kugira ngo bishoboke rero, iteka hagomba kuba ikintu kimeze nk'urwitwazo kugira ngo bene izo gahunda mbi zikunde. Kugira ngo bishoboke, Ababiligi bashyize umwuka mubi mu baturage. Indege za helicopter kajugujugu zikajya zifata za tract zidasinye, indege ikazenguruka, bagatumira abaturage mu nama, indege zikazana za tract zidasinye, zikazishyira mu baturage, zibabwira yuko ubwami bugomba kuvaho, ko Abatutsi bagomba kuva mu mirimo, Abahutu bakajya ku butegetsi. Gitera rero nababwiraga, bamufasha gushinga ishyaka rya politiki. Ishyaka yarishinze ubundi ryatangiye ari ishyirahamwe ryitwa Prosoma. Prosoma yishinze mu mwaka w'1957 itariki ya mbere z'ukwa 11. Ariko muri 59 mu kwezi kwa kabiri, abazungu bumvikana na Gitera ko ishyirahamwe rihinduka ishyaka rya politiki. Ishyaka ritangaza, anatangaza ko ashinze ishyaka ku itariki 15 z'ukwa kabiri muri 59. Atangaza ko ishyaka ashinze ari ishyaka ry'Abahutu. Abyandika mu Gifaransa ngo au Rwanda un territoire d'Astrida
fondation du parti Hutu, fondation épanouissement du parti Hutu. Iravuga iki ngo mu Rwanda muri territoire ya Strida hano hahoze ari Butare icyo gihe bahitaga Strida, ngo hashinzwe ishyaka ry'ukwisanzura ukwishyira ukizana ry'abahutu. Icyo ni ikintu kibi cyane gutangira politike hashinzwe ishyaka ryitwa ko ari ishyaka ry'ubwoko bumwe kandi utari mu bwoko adashobora kurijyamo, ko kandi rishinzwe kwishyira ukisanzura kw'icyiciro cyitwa abahutu gusa. Rishinzwe na Gitera, abisabwe abifashijwemo n'abazungu kubera ko barwanya b'abatutsi ndetse n'abahutu bari barishyize hamwe baharanira ubwigenge. Bon, icya kabiri bafata undi muntu witwa Kayibanda. Gregor Kayibanda yakoze imirimo myinshi, yabaye umuyobozi wa kinyamateka, yabaye umuyobozi wa Regio Maria ku rwego rw'igihugu, yabaye umukozi wa diocese ya Kabgayi, yayoboye ishuri rya Kiliziya Gatolika ryabaga i Kigali, hariya hari IPRC ku Kicukiro, icyo gihe baryitaga Institut Léon Classe. Kayibanda yagize imirimo myinshi cyane. Noneho Kayibanda nawe bamufasha gushinga ishyaka ararishinga nawe muri 59 ku itariki mu kwezi kwa 9 aritangiza hano Butare ku itariki 25 z'ukwa 9 akora inama we na Gitera, bahurira hariya mu mujyi wa Butare hitwa kuri Hotel Foko. Ibi kubivuga biranyurira kuko mwese muhazi, abatahazi muri buhanyure mutaha. Bahurira muri Hotel Foko, Aprosoma na Parmehutu batangiye ishyaka. Noneho Kayibanda nawe mu gutangira ishyaka rye yumvikana na Gitera ati tuzajya dufatanya, atariko nanjye ishyaka ntangije ni ishyaka ry'abahutu, ndetse no mu nyito ayita Parmehutu. Parmehutu bisobanuye parti, icyo gihe hakoreshwaga Igifaransa niyo mpamvu ari byo mbivugamo, Parti du mouvement pour l'émancipation Hutu, Parti du mouvement pour l'émancipation Hutu. Hano biravuga ngo ni ishyaka ry'ihuriro, muvuma bayita ihuriro, ishyaka ry'ihuriro rigamije emancipation, iterambere, rigamije iterambere ry'abahutu. Umva ko tugize amashyaka abiri, Aprosoma na Parmehutu, zombi zemeranya ku ngingo imwe yuko zigomba gukorera guteza imbere umuhutu. Mwumva abandi banyarwanda bashyizwe ku ruhande, abandi banyarwanda ntawe bareba. Ishyaka rya gatatu rero ryo riza ryitwa UNAR risobanura Union Nationale du Rwanda, ni ihuriro ry'abaharanira ubwenegihugu, ry'abaharanira ubunyarwanda, ihuriro ry'abaharanira ubunyarwanda mu Rwanda. Bon, UNAR iyo abenshi bayishinze, aho hari bworohere kubyumva, abenshi barishinze n'abari barize muri groupe scolaire Butare, ari nabo bari biganje mu banditse yanyandiko yitwaga yasabaga ubwigenge. Mu bashinze UNAR harimo abahutu n'abatutsi kuko nanabahaye imibare mu bahize bari barimo. Nk'uwariyoboraga yitwaga François Rukeba yari umuhutu, niwe wari perezida waryo. Umunyamabanga y'UNAR Michel Rwagasana yari mwene se wabo wa Kayibanda, nawe yari umuhutu. Hakaba rero n'abatutsi nabo bari bafitemo imyanya aho ngaho. Ariko UNAR icyo gihe muri ayo mashyaka atatu niryo shyaka ryonyine ryari rihuje ibyiciro byose by'abanyarwanda, ryonyine, kandi ariryo ryonyine rinasaba iterambere ry'abanyarwanda n'ubwigenge bw'igihugu. Ariyo mpamvu ababirigi barirwanyije bagashyiraho Parmehutu, kuko Parmehutu yo kimwe na Prosoma bemeraga gukorana n'ababirigi, bakavanamo abatutsi mu nzego, ariko bagakorana n'ababirigi n'ubukoroni bugahamaho. Icyo cyabaye ikintu kinini cyane bumvikaniyeho. Kugira ngo rero babishobore, bashyize akavuyo nababwiraga ko kujya bazana za tract bakazijugunya mu baturage. Aho ni naho ayo mashyaka uko ari atatu, noneho urubyiruko rwatangiye guhangana. Abanyapolitike
bo muri aprosoma bakabwira urubyiruko rwabo ko rugomba kujya gutera abo muri inari. Abaparimehutu nabo bakabwira urubyiruko rwabo ko rugomba kujya kurwana n'abo muri inari. Inari nayo ibibonye ityo ikabwira urubyiruko rwayo ko rugomba kujya rurwana n'urubyiruko rwa prosoma ndetse rukarwana n'urubyiruko rwa parimehutu. Ubwo imyaka 1958 1959 nibyo byayiranze. Amahane y'urubyiruko hamwe abibona muri inari bagatera abaprosoma, abaprosoma bagatera abayinari bagatera parimehutu, gutyo gutyo. Iki ndiho ndakibabwira kugira ngo ibyo mubyumve. Ubu by'urubyiruko rwashenywe rukanakoreshwa nabi biri bubafashe kumva impamvu urubyiruko rwo rugomba gukomeza kuyoboka politike nziza no gukomeza kwishyira hamwe. Muri 59 rero icyaje kwitwa ko abatutsi bakubise Mbonyumutwa naho byavuye. Urubyiruko rwo muri inari barimo abantu bagera kuri 6 babonye Mbonyumutwa agiye mu isaba by'Imana kuri paruwasi ya Byimana hariya, baramutega misi irangiye baramugota bashaka kumukubita. Mbonyumutwa yari umusushefu ariko muri parimehutu, yari sushefu kundiza mu karere ka Muhanga. Noneho Mbonyumutwa arabacika. Mbonyumutwa bacitse rero hahita hakwizwa impuha ko abatutsi bishe Mbonyumutwa. Parimehutu noneho rero ikoresha inama Igitarama, noneho bakwira hose mu gihugu, babikwiza hose mu gihugu ko abatutsi bishe Mbonyumutwa, batangira gutwikira abatutsi no kubica. Ku itariki ya 1 z'ukwa 11 mwaka 1959 hose. Ariko icyo gihe hakwizwa iyo propaganda, icyo gihuha ko abatutsi bishe Mbonyumutwa kugira ngo abaturage b'abahutu barakare babone uko bakora ubwicanyi. Ni nkuko muri 1994 nanone intagondwa zari ku butegetsi zabeshye ko FPR ari yarashinde igihe ya Perezida Habyarimana, isaba abahutu noneho ko nabo ngo baza guhorera perezida wabo. Nkaho Perezida Habyarimana ubundi yagombye kuba yari perezida w'Abanyarwanda bose, ntabwo yagombye kuba yari tiruga perezida w'ubwoko bumwe. Ariko murumva uburyo byose byagiye bikorwa kuva kera. Ababirigi rero ndabagarukaho. Ababirigi bamaze kubona yuko amahane atangiye nkuko babyifuzaga, bazanye umusirikare ufite ipeti rya koroneli bamuvana muri Kongo witwa Logiste w'umubirigi. Bamuvana muri Kongo banamuha abasirikare. Icyo gihe nta ingabo z'u Rwanda ntazabagaho, nta basirikare b'u Rwanda babagaho, abasirikare bari ababirigi gusa n'abapolisi. Noneho ubirigi buvana abasirikare muri Kongo, bazara abazungu n'abanyekongo bayobowe na Colonel Logiste, afite mission ubutumwa bwo kuza gufasha parimehutu kuvana abatutsi mu nzego, guca ishyaka rya inari rikavaho mu Rwanda, noneho parimehutu ikajya ku butegetsi. Nicyo rero Logiste yakoze. Ndetse ariko muziga igifaransa, niba hari abatakizi muziga icyongereza cyinshi cyane, mugomba kuba munakiga nicyo mwigamo. Muziga icyongereza cyinshi, mwiga n'igifaransa cyinshi, n'igishinwa, n'ikiyapani n'ibindi byose. Ariko impamvu mbabwira igifaransa ni iki? Nuko ibi byose ndiho mbabwira hafi 100% byanditse mu gifaransa, ntabwo mwamenye amateka mutacyumva. Uyu Logiste yanditse igitabo mu mwaka wa 1988, nyuma cyane byararangiye, avuga uko yabigenje. Igitabo cyane cyanditse mu rurimi rw'igifaransa cyitwa Ma mission au Rwanda, un blanc dans la bagarre Hutu-Tutsi. Biravuga ngo ubutumwa bwanjye mu Rwanda, uruhare rw'umuzungu mu mirwano hagati y'abahutu n'abatutsi. Akavuga rero ko yaje nyine agakura parimehutu ku butegetsi, agashyira parimehutu ku butegetsi, akavanaho umwami, kandi ko yabikoze yishimye, akanavuga uko yabigenje. Uko yabigenje rero ni imikoranire nanone iri hagati ya Kiliziya Gatolika n'abakoloni, kuko ntibitandukanye pe. Avuga ko akigera mu Rwanda yagiye kugisha inama Musenyeri Perode. Mw'icyo gitabo byanditse ku rupapuro rwa 50.
avuga ko yagiye kugisha inama Musenyeri Perode, akabivuga atyo ati nagiye kugisha inama Musenyeri Perode, anyakirana ubwuzu, mugezaho ikinzanye, aranshyigikira, noneho arambwira ngo mu butegetsi ugiye gushyiraho bugomba kuba butarimo Abatutsi, ati kandi mugashyiramo Abahutu gusa kubera ko Abahutu bararenganyijwe. Umve Musenyeri Perode amubwiye uko abigenza. Noneho Rogis akongeraho ati Musenyeri Perode amaze kumbwira atyo, ati nahise numva ko nanjye icyanzanye gifite ishingiro cyo kuvana Abatutsi mu nzego, mu kazi, mu mirimo, hakajyaho Abahutu. Ati mpita mbikora. Akagaragaza uko yabigenje. Yafashije Parmehutu kwandika manifeste bijyamo ku itariki 11 z'ukwa karindwi 17 z'ukwa 10/1959. Inyandiko barayisohora ivuga ko Abatutsi bavuye mu mirimo bose, abari bakirimo ko hari abari bahunze baragiye, basimbuzwa Abahutu. Akoresha inama abo bitaga abadministrateurs. Abadministrateurs ni nka meya b'iki gihe. Noneho abadministrateurs bose ababwira ababwira yuko abashefu b'Abatutsi n'abashefu basigaye batarapfa, batarahunga, bose bavanwa mu kazi. Noneho banagena ko ibice bituwemo n'Abatutsi benshi babimura ku gahato bakabajyana ahandi. Nuko batangiye gahunda yo kubimura hano mu majyepfo, Nyanza, Butare, hariya muri komine Gishamvu havanye abantu benshi. Komine Gishamvu ubwo ni mu Nyakibanda, bajya kubatuza mu Bugesera, Nyamata, abandi babajyana Rukumberi, mu Gitarama barabatwara. Intara y'Amajyepfo irimo abavanywemo abantu benshi cyane ku Gikongoro, Bufundu, Bunyambiriri. Abatutsi barabimura ku gahato bajya kubatuza ahandi ku gahato. Byose bikorwa na Rogis. Icyo rero mu cyumve ku ruhare rw'abazungu ni ikintu kiremereye. Kayibanda rero bamushyize ku butegetsi, Parmehutu irategeka imyaka 10 kuva 1962 kugeza 1973 Habyarimana avanaho ubutegetsi bwe. Habyarimana rero ajya gukuraho Kayibanda, habaye ibibazo bibiri nabyo ngira ngo mvugeho mu minota mikeya. Ikibazo cya mbere cyavuye i Burundi. Ibi bintu by'ibihugu by'abaturanyi nabyo mu bifate kuko iteka ibibazo byagiye biva mu bihugu by'abaturanyi byagiye bitugiraho ingaruka nk'uko n'ubu ariko bimeze. Muri 1972 i Burundi habaye ikibazo cy'uko Abahutu b'i Burundi bashatse gukora coup d'etat ngo bavaneho perezida w'Umututsi wari uhari witwaga Michel Micombero. Noneho ako gatsiko k'Abahutu b'i Burundi kashatse gukora perezida w'Umututsi coup d'etat karafatwa, umugambi wo kuramenyekana. Hanyuma ubutegetsi bukora ikosa kuko bwahise bufata Abahutu bari mu nzego za leta, cyane n'abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye na kaminuza, barabica. Muri 1972 Abahutu b'i Burundi barishwe, abo mu nzego z'ubuyobozi n'abanyeshuri benshi cyane bahungira hano mu Rwanda. Hari bahungiye muri aka karere, baragenda no kugeza za Cyanika, Kaduha, amaparuwasi menshi yagiye afatwa, Ikansi, bagashyiramo impunzi z'Abarundi. Ibyo rero bimaze kuba mu Rwanda kubera ko ubutegetsi bwari bufitwe n'ako gatsiko k'Abahutu kayobowe na Parmehutu. Kayibanda na Habyarimana bashyiraho gahunda bati ubwo i Burundi hishwa Abahutu, natwe Abatutsi bari hano mu Rwanda tugomba kubihimuraho, tugomba guhorera bene wacu. Bashyiraho gahunda rero bise ngo Comité du Salut Public. Comité du Salut Public mu Kinyarwanda ho kuvuga ngo ni komisiyo ishinzwe ubucunguzi bwa rubanda. Iyo komisiyo ishingwa ihabwa icyicaro gikuru muri Perezidansi ya Repubulika mu biro by'umukuru w'igihugu Kayibanda. Bayiha abayiyobora bari bakuriwe n'uwari umuyobozi mukuru wo muri Perezidansi witwaga Ntarikure Elia. Bashyiramo abaminisitiri 5 muri iyo komisiyo: uw'urubyiruko, uw'ubutegetsi bw'igihugu, uw'umurimo wa leta, uw'ingabo. Noneho bashyiramo
n'abayobozi bakuru bo muri minisiteri y'abakozi ba leta no muri minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu. Komisiyo rero bayishinga iki? Iyo komite du service public bayishinga gukora urutonde rw'abakozi b'abatutsi bari mu mirimo n'abanyeshuri b'abatutsi bari mu mashuri, kandi bagashinga n'izo komite du service public zikagira icyicaro muri buri kigo, cy'ishuri ryisumbuye no muri kaminuza. Icyo gihe ntimukeka ko byari byinshi. Amashuri yisumbuye nahoze mu gitondo mbere y'uko nza hano ibi mbabwira nabanje kubitegura kugira ngo mbishyire ku murongo. Naje gusanga amashuri yisumbuye yari mu Rwanda muri 73 yari 36 mu gihugu cyose. Hano n'intara y'Amajyepfo niho hari menshi cyane cyane hano i Butare, kuko amashuri yavaga hari Remera Rukoma, hakaba Shyogwe, hakaba Byimana abahungu n'abakobwa, hakaba i Nyanza hari amashuri 3 Christ Roi, École des Sciences, iryo bitaga TFU ni ry'abakobwa. Ubwo tukaza hano Save hari amashuri 3, iry'abakobwa muri Sainte Bernadette, iry'abahungu muri mu Bamariste, n'iry'abafurere basigaye abafurere de Saint Gabriel bahitaga ryari ry'ababirigi bitaga les frères Vandal. Hakaza Kansi, hakaza Karubanda, hakaza groupe scolaire, hakaza Kibeho, Runyongi, Kigeme. Mu Majyepfo nayo ngayo murumva ko si make icyo gihe. Ayo mashuri rero bayashizemo izo komite urakoze. Noneho amabwiriza mwabyumvise yavaga muri Perezidansi ya Repubulika, atanzwe n'iyo komite yo ku rwego rw'igihugu, nabo bakayageza kuri za komite z'amashuri. Mu mashuri rero bategetswe kwirukana abanyeshuri bose b'abatutsi, bose birakorwa. Ndetse hano Save umufurere Marisite wayoboraga w'umuzungu yitwaga Frere Evans. Frere Evans yarabyanze, yanga ko babirukana. Abanyeshuri bari baheraho baramukubita, baramuzirika, bamuheza mu cyumba cye, bamufungira mu cyumba iwe. Rero abanyeshuri bagiye gufungira deregiteri wabo mu cyumba kubera yuko yanze ko abatutsi birukanwa. Barabirukana hose mu gihugu. Hariya muri kaminuza i Butare ho habaye amarorerwa menshi, kuko hari n'abanyeshuri benshi b'abatutsi bakubise barabakomeretsa babavuna imigongo. Noneho bamanika n'itangazo, recteur wayoboraga kaminuza yarabyanditse rwose bikorera raporo, witwaga Sylvestre Nsanzimana. Abanyeshuri bamaze kwishima babonye abatutsi babirukanye, bararirimba bati nta mututsi uzongera kugaruka muri kaminuza yacu. Abatutsi kaminuza ni y'abahutu oye, nta mututsi uzongera kugaruka muri kaminuza yacu. Abo bantu bigaga muri kaminuza icyo gihe barimo bitwaga Banzirorera Joseph, Banahimana Ferdinand, ba Rwamucyo Eugene n'abandi. Abo bantu bigaga muri kaminuza 73 nibo barangije baragenda bajya mu mirimo ya leta, mu nzego z'ubuyobozi. Ni nabo bateguye jenoside, kuko bari urubyiruko bigishijwe urwango rw'urubyiruko, barukuriramo bararukomeza. Izo komite du service public rero nizo zakozwe mu rwego rwo guhorera Burundi. Noneho nibwo Habyarimana yatomboye anahirika Kayibanda, yashaka gutegetse ahirika Kayibanda. Amaze guhirika rero Kayibanda, yashyizeho nawe imiyoborere ishingiye ku bintu bibiri. Imiyoborere ishingiye ku irondabwoko, ni ukuvuga guha ubutegetsi imbere na mbere abahutu, nabyo bikomeza kuba umurongo wa Habyarimana, nk'uko byari bimeze ku murongo ku gihe cya Habyarimana no ku cya Kayibanda. Bako nta gihindutse, habayeho icyo twakwita continuity. Ndetse mu mashuri Habyarimana atangaza porogaramu y'uburezi ku itariki ya mbere y'ukwa munani 1973. Atangaza porogaramu y'uburezi, avuga ko porogaramu y'uburezi izashingira ku ngingo imwe ivuga ko uburezi bw'u Rwanda buzajya bwigisha by'umwihariko rubanda nyamwinshi,
by'umwihariko rubanda nyamwinshi ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi z'ukwa munani mbabarire itariki ya mbere z'ukwa munani 1973 uvuga nyuma y'ukwezi kumwe akoze kudeta iya mbere z'ukwa munani 1973 ko uburezi buzajya bwita kuri rubanda nyamwinshi ariko anongeraho ko uburezi buzajya bunareba uburyo bukora gutanga imyanya hashingiwe no ku karere abantu bakomokamo akarere ubwoko n'akarere yewe wanareba nikaze kuko nari huje iyi mibare nayegeranyije yabivuze atya kwemererwa mu mashuri bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere kwemererwa mu mashuri bizajya bikurikiza ubwoko n'uturere ibi Habyarimana amaze kubikora atya ni nawo murongo ishyaka rye rya MRND yashinze yarihaye MRND nayo niyo ishyaka riri ku butegetsi ishyaka rya politike ryabishyize muri manifeste yayo mfite n'imibare ye kuko kuva muri 1973 abatutsi bakuwe mu mashuri baranagenzurwa imibare dore uko imeze nafashe umwaka umwe gusa 1973 na kabiri 1973 72 wa mwaka wabawirukanyemo abarangije turonkome hose mu gihugu ni 1069 abanyeshuri 1069 nibo barangije turonkome mu gihugu hose mwumve n'uburyo hengaga abantu bakeya ubu banyeshuri 1000 menyara mu murenge umwe simbizi ariko ni nkaho muri abo 1069 abatutsi bari 65 abahutu 1004 nibo abatutsi bashize rwose noneho kugira ngo umunare buryo iyi politiki ya Habyarimana yagiye iba mbi nongeye mfata imyaka 2 1981 hano muyahoze ari prefecture ya Butare 81 muri prefecture yose ya Butare ubwo ni ukuvuga uturere ubwo ni uturere bamfasha bamenyane n'ibeshye ni Nyanza Gisagara Huye agace ka Nyaruguru n'agace ka Nyamagabe mwumva agace ka Nyamagabe ubwo ni ukuvuga oya sibyo kuko agace ka Nyamagabe yari komine Kinyamakara niyo yagiye muri Huye Kinyamakara kuri Gikongoro ariko Nyaruguru Nyakizu ntabwo ari muri Nyaruguru yes ubwo ko komine Nyakizu yagiye muri Nyaruguru igice kimwe okay na Runyinyi yes ubwo no kuba ni uturere dutanu tw'ubu yari prefecture imwe hatsinze abana 44 abanyeshuri 44 batsindiye kujya mu mashuri yisumbuye kubera ko rero ya politiki Habyarimana avugaga ngo hari ugutsinda ariko hari no kwemererwa iyo mwatsindaga leta minisiteri y'uburezi yarongeraga igatoranya abo yemerera kujya kwiga ishingiye ku mubare w'abatutsi n'abahutu bagomba kujya kuhiga itegeko ryavugaga ko abatutsi batagomba kurenga 10% abatwa bakaba 1% indi myanya ikaba y'abahutu abahutu bagombaga kuba byibura 85 abatutsi 10% umutwa akaba 1% cyangwa se na 0 Ibutare rero prefecture yose abana basinze ari 44 bemereye batandatu muri prefecture yose murumva uburyo iyi politiki yari mbi cyane dufata undi mwaka 1983-84 niwo wanyuma fata noneho amashuri yari yarazamutse yarabaye menshi atakiri 33 ahubwo ari 46 aya mashuri 46 abana bose barangije secondaire ni 1093 muri bo abahutu bari 941 abatutsi 152 umutwa 0 yewe hari n'amashuri atarigeze arangizamo n'umututsi n'umwe mashuri nka mbereye kurya hafi hano nahoze ndeba muri report ishuri rya Yaveka
ishuri ry'ubuhinzi n'ubworozi rya Kabutare nta mututsi n'umwe warangijemo, ishuri ryo riri mu karere ka Rubavu koleje bita Nyemeramihigo ni ishuri naryo rizwi nta mututsi warangijemo, ishuri ry'abagoronome b'abakobwa rya Nyagahanga nta mututsi warangijemo n'andi. Mbega iri vangura ryari ribi cyane. Reka rero njye kumusoza. Ibi byose kimwe n'ibindi ntabonye umwanya wo kuvuga, tuvuge nk'ikibazo cy'impunzi z'Abanyarwanda zari zarahoze kuva muri 59, 63, 73 zijya mu bihugu bikikije u Rwanda, izindi zijya mu mahanga. Leta y'u Rwanda ntabwo yari yarigeze yemera na rimwe ko impunzi zishobora gutahuka ko zisubira mu gihugu cyazo. Ndetse muri 87 ishyaka ryari ku butegetsi rya MRND rifata icyemezo ko igihugu cyuzuye nta mwanya gifite wo kongera wo gushobora kwakira impunzi. Perezida Habyarimana we aranabivuga kenshi, yabivuze nko muri disikuru yavuze ku isabukuru y'imyaka 20 y'ubwigenge ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi 1982, avuga ko impunzi zigomba guhama mu bihugu zirimo zikaka ubwenegihugu, ko kugaruka mu Rwanda bidashoboka. Ibi rero byabaye impamvu yo kugira ngo impunzi aho zari ziri mu mahanga ziyegeranye, zishaka uko zasubira mu gihugu, zishaka uko haboneka impinduka mu Rwanda. Nuko rero Abanyarwanda bari mu mahanga biyegeranyije bashinga umuryango wa FPR Inkotanyi yiyemeje, ifite gahunda, ifite icyerekezo cyo kugira ngo habeho impinduka mu Rwanda, habeho uburinganire bw'Abanyarwanda, hagaruke bwa bumwe twahereyeho. Urugamba FPR rutangiza mu kwezi kwa 10 tariki ya mbere 1990. FPR imaze gutangira urugamba rw'uburyo, aho kugira ngo leta y'u Rwanda ishaka ubwumvikane, ishaka imishyikirano, ishaka ko impinduka ziba, urugamba rw'uburyo rumaze gutangira, leta y'u Rwanda aho kugira ngo ishake ubwumvikane, ahubwo yafashe gahunda yo kuvuga ngo reka dutsembe abatutsi bari mu Rwanda. Nidutsembe abatutsi FPR izabura abayishyigikira, kuko bibeshyaga ko abazashyigikira RPF ari abatutsi gusa, ntibareba ahubwo vision FPR yari ifite. Gahunda yo gutsemba abatutsi irategurwa, itangira muri 90, hatangira politiki inzego za leta duhereye ku binyamakuru. Icyo gihe ibinyamakuru bya leta byari 3, yari Radio Rwanda, ikaba Imvaho, ndetse n'ikinyamakuru cyandikwaga mu rurimi rw'igifaransa cyitwaga La Relève. Radio Rwanda, Imvaho na La Relève bafashe rero inyito, imvugo yo kuvuga ngo abatutsi ndetse na FPR tubite ko ari inyangarwanda. Abatutsi na RPF bahabwa inyito ko ari inyangarwanda, n'abanzi b'igihugu, n'inkoramaraso. Mbega haba iyo gahunda yo kwangiza, yo kuzana irondabwoko ku buryo buremereye. Icya kabiri, kwigisha abahutu yuko ngo bagomba gushyira hamwe, abahutu ko bagomba gushyira hamwe bakarwanya abatutsi. Ikintu cyo gushyira hamwe kw'abahutu kiba nanone ideoloji yimitswe ku buryo burambye muri iyo myaka 4 mu nzego nk'ingabo z'igihugu. Ingabo z'igihugu zisohora inyandiko ku itariki 21 z'ukwa 9 1992, inyandiko yo kwigisha abaturage, yo kwigisha abasirikare umwanzi w'igihugu wari we. Bakavuga ko umwanzi w'igihugu ari ibice bibiri, bakagena ko hari umwanzi nyamukuru ko ari umututsi, hanyuma bakagena ko hari n'umufatanyabikorwa w'umwanzi cyangwa se umufasha, uvuga ko undi wese ubufasha umututsi nawe abaye umwanzi w'igihugu n'ibindi. Mbega iyo ideoloji y'urwango iraje yigishwa abaturage iyo myaka yose. Kugira ngo jenoside ishoboke, indege ya Habyarimana imaze guhanuka, uwo mugambi wari warateguwe wahise utangira gushyirwa mu bikorwa ako kanya. Ndetse abavukaga muri iyi ntara, mwumve ko urubyiruko rw'iyi ntara dufite nyine umukoro wo gukosora amateka yubatswe n'abo bantu babi. Benshi bavukaga muri iyi ntara nibo babaye ku isonga ryo ku rwego rw'igihugu ryo kuyobora iyicwa, itsembwa ry'abatutsi. Ku butegetsi bashyiraho perezida
perezida n'isindi ku bwabo Theodore ni umuganga avuka muri aka karere, ahabwa minisitiri w'intebe Yohani Kambanda avuka mu karere ka Huye, noneho hashyirwaho minisitiri Nyiramasuhuko Paulina nawe ni muri aka karere ka Gisagara, bashyiraho umuyobozi wa gendarmerie nka polisi y'u Rwanda y'iki gihe General Ndindirimana nawe avuka mu karere ka Gisagara Ikansi. Urumva rero abo bantu hamwe n'abandi barafatanya, igihugu barakirimura, si bo bonyine ariko bari mu babaye ku isonga, ku buryo rero abo bantu bari bakomoka muri iyi ntara bagiye boherezwa bakaza kwigisha urubyiruko kwica, kurura intwaro, kurujyana mu bitero n'ibindi. Ariko rero amahirwe dufite nuko jenoside yahagaritswe, tukaba tutarahamye muri ibyo bihe, kuko iyo jenoside itanahagarikwa ntabwo tuba turi ahantu heza nk'ahandi, tuba turi mu gikorwa cyiza nk'iki ngiki. Ikindi rero tugomba kwishimira kandi tugomba no gufataho urugero, abajenosideri babaye babi cyane muri iyi ntara y'Amajyepfo, ndetse intara y'Amajyepfo ni nayo yagize ibyago byo kwicirwa abantu benshi. 3/4 by'abatutsi bishwe mu gihugu bari mu ntara y'Amajyepfo, ni umubare munini cyane. Ari nayo mpamvu muzabona ko intara y'Amajyepfo niyo ntara imara iminsi 100 yose ifite ahantu ijya kwibukira, kuko jenoside yarakomeje irakorwa kuva itariki ya 7 z'ukwa 4 kuzageza mu ntangiriro z'ukwa 7 1994 amezi 3 yose. Iyo muzanareba inzibutso uko zingana, ni inzibutso nyinshi cyane zibereka ubukana n'uburemere bw'uburyo jenoside mu ntara y'Amajyepfo yaremereye koko. Kamonyi, Mugina, Kibuza, Remera, Rukoma, ndagenda mvuga hamwe na hamwe, haza Nyarusange muri Muhanga, ukagera i Kabgayi, ukagera Ruhango ni Shyogwe aho ngaho, ukagera mu Ruhango, ugakomeza Kinazi, Giheshi, Gatagara ni Nyanza, Gitwe, avuga ibinjemo ko si hake cyane na buke. Ukaza ahangaha Gisagara, Mamba, Musha, ugakomeza Ikansi, ukaza Higiro, Mugoga, Kabuye, Rugango muri Muyumbo, Ngoma, ndasiga hese Gishamvu, ugakomeza Karama, Cyahinda, Nyakizu, Kibeho, Musebeya, Muganza, Kagenda, Nyamagabe hirya za Kaduha bishe ku itariki 7 z'ukwa 4. Abantu bambara itariki 7 z'ukwa 4 Imushubi ni ku birometero 42 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe. Ubwo hari indege ya Habyarimana yarageze Imushubi, uburyo ku itariki 7 bica abantu b'Imushubi mu birometero 200 uvuye i Kigali, barimbura Musanze, Kaduha, Mbazi, Maherezo, Cyanika, ahantu henshi mvuze mu hamwe nibutse gutya. Iyi ntara yaragize ubukana bukomeye. Byumvikane ko na bya bikomere twahoze tuvuga, ubu bukana bwa jenoside mu Majyepfo buranerekana n'ubukana bw'ibikomere abantu bafite, kuko abakoze jenoside nabo ni benshi, nk'uko abahitanywe nayo ni benshi nabo. Uko bahitanywe nayo baba benshi, ni nuko n'abayikoze nabo ari benshi. Icyo rero ni ikintu kibi, ni ikintu gikomeye, ni ikintu mwe urubyiruko mugomba gukosora. Murabikosora mute rero murigira hehe? Murigira kuri nde? Mwigire ku ingero dufate ebyiri. Urugero rwa mbere, nimwigire kuri RPF, FPR Inkotanyi n'umugabo w'ikirenga wayo nyakubahwa perezida wa Repubulika wayoboye urugamba rwo kubohora igihugu kikabohoka. Tukaba turaho Inkotanyi, ubwitange bwazo, ishyaka, ubutwari, indangagaciro zaziranze bitubere isomo n'icyitegererezo. Urugero rwa kabiri, iyi ntara y'Amajyepfo nubwo mbabwiye ubwo bukana bwa jenoside yahakorewe, ndetse ubukana bunaturuka kera, kuko Gitera na Kayibanda. Gitera yatangije amategeko 10 y'urwango y'isa y'abahutu, Kayibanda atangiza parimehutu yigisha urwango nababwiye. Ariko iyi ntara yagize n'abantu b'intwari. Intara y'Amajyepfo no ku rwego rw'igihugu ni ifite umubare munini w'intwari. Siho honyine habonetse intwari n'ahandi, ariko mu Majyepfo dufite intwari tugomba kwigiraho. Duhere mu mateka ya kera, umwami Rudahigwa namubabwiyeho, harimo intwari z'igihugu.
uburyo yarwanyije ubukoloni, arwanya akarengane mu banyarwanda, ashobora guca ikiboko n'andi mategeko n'amabwiriza byakandamizaga abanyarwanda. Nababwiye intwari Michel Rwagasana. Michel Rwagasana ni mwene se wa Kayibanda, n'uwo mu muryango wa Kayibanda. Ntabwo yahisemo parimehutu, ntabwo yahisemo politike y'urwango n'irondabwoko, yahisemo politike yunga abanyarwanda kandi ikorera abanyarwanda bose. Baramwica, yicishijwe n'umuntu bamwe mwita ngo ni anko. Kayibanda yari anko we, arangije aramwica. Urumva, umuntu n'intwari rero ugomba kuduha urugero yuko hari abanyarwanda barengeje ubunyarwanda ibindi byose. Muri 1994 duhere no muri 1993, Agathe Uwiringiyimana yabanje kuba minisitiri w'uburezi muri 1992, hanyuma aza kugirwa minisitiri w'intebe mu mwaka w'1993. Agathe Uwiringiyimana avuka hano i Kansi mu karere ka Gisagara. Niwe waciye rya rondabwoko mu mashuri ryari ryarashyizwemo na Kayibanda na Habyarimana nk'uko nabiberetse. Agathe Uwiringiyimana ageze muri minisiteri y'uburezi ashyiraho ko abana bose bazi ubwenge batsinze ibizami bagomba kujya biga nk'uko babitsindiye. Bituma rero intagondwa z'abahutu zibimwangira. Agathe Uwiringiyimana amasezerano Arusha amaze gusinywa hagati na FPR Inkotanyi nawe yari ashyigikiye, asaba yuko FPR Inkotanyi ishyirwa mu buyobozi kimwe n'izindi nzego za leta. Byatumyeho nawe intagondwa z'abahutu zimwica. Ubu nawe murumva ni icyitegererezo cyo guharanira ubutabera, guharanira amahoro, guharanira uburinganire bw'abanyarwanda. Usoreze kundi muzi nawe, mwumva harimo abagore n'abagabo, ni nacyo cyiza, na Jendi Raza. Muzi na Niyitegeka Felicita. Niyitegeka Felicita avuka mu yahoze ari komine Runyinya, ubu ni mu karere, ni muri Huye ndakeka. Niyitegeka Felicita we yari ku Gisenyi mu Rubavu, yakira abatutsi bamuhungiraho, arabakira arabahisha. Noneho umusaza we yari umusirikare, Alphonse Nzungize Colonel, ayobora ikigo cya gisirikare cya Bigogwe, akohereza abasirikare ngo bamuzane. Felicita aranga aramubwira ati, yewe niba ushaka kungiza uri musaza wanjye kandi urabishobora, ndashaka ko unangiza hamwe n'abatutsi nakiriye, ntabwo nshobora kubasiga. Musaza we arabyanga, abyanze Felicita abona n'abatutsi yahishe, interahamwe ziraza ziramwica, zimwicana n'abo bantu. Yashoboraga gukira, yashobora gukurikira ibyo musaza wamubwira akamutwara, ariko Felicita yanandikiye musaza w'urwandiko ati, niba udashoboye kungiza ngo ukize n'abo nahishe, ubwo tuzahurira mu ijuru, ugende untahirize mama. Abo bantu rero mujye mubazirikana, mujye mumenya aya mateka, byanditse rubyiruko menya amateka, umenya amateka mabi, umenya n'amateka meza, kuko ntabwo u Rwanda rwaranzwe n'amateka mabi gusa. Amabi yabaye mabi kuko iyo abaturage bamwe bigishwa kwica abandi kandi bakabatsemba koko bagahinduka abicanyi, ni bibi, ni amateka mabi cyane. Ariko muri ayo mateka mabi habayemo n'abo bantu beza bakeya berekanye ko igihango cy'ubunyarwanda kiruta byose, ariyo sano muzi, ariyo sano nini duhuriyeho. Mwebwe rero urubyiruko, iyo sano muzi y'ubunyarwanda iduhuza niyo twaje kuganiraho, niyo twifuza ko mukomeraho, niyo twifuza ko murinda, niyo twifuza ko idasenyuka. Ngira ngo murabibona ubu ngubu igihugu duturanye cya Kongo ndetse n'icy'u Burundi byombi birarangwa n'iryo rondabwoko, birarangwa n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside n'iyahoze hano mu Rwanda. Ndetse hano mu ntara y'Amajyepfo mufite inkambi mu karere ka Gisagara, inkambi mu karere ka Nyamagabe, inkambi zirimo abanyekongo b'abatutsi birukanywe iwabo n'abakoze jenoside mu Rwanda bo muri FDLR, bibumbiye mu uwo mutwe FDLR. Bibereka ko abasize bakoze jenoside mu Rwanda ntibunamwicu, ntibarorereye, ntibarekeye aho, bakomeje kwica bakanica n'abanyekongo basanze iwabo babahora gusa ko ari abatutsi. U Rwanda rwagaragaza icyo kibazo, rwasaba ko iyo ngengabitekerezo ya jenoside amahanga ayihagarika, u Rwanda rukamaganwa, u Rwanda ntirwumvwe, hakumvwa abicanyi n'abashaka gukomeza gusenya u Rwanda. Ibyo rero tugomba gushyira hamwe kugira ngo turwanye iyo ngengabitekerezo ya jenoside, kugira ngo duharanire ukuri.
mwebwe biroroshye kugira ngo kuri mukumve, kuko muri mu karere, muri mu turere, muri mu ntara ifite abanyekongo birukanywe iwabo, biciwe iwabo, bagahungira mu gihugu cyacu, bakaba bamaze imyaka 30. Dufatanye rero dukomeze twongere tubumwe kandi duharanire amahoro n'ukuri n'ubutabera. Murakoze.